Ndagusuje neza kandi nguhaye ikaze. Aha ni ku Ibuye Rizima TV ndetse no kuri Prince Robert Rwanda. Imana igumugisha kuba warahisemo kudukurikira no kuba warahisemo gukora subscribe ujye ubona ibiganiro byacu. Ubuntu bw'Imana niwe ku buzima bwawe n'umuryango wawe wose. Tugira igikorwa cyo gufasha abarwayi, ababaye, imfubyi, abakene n'abasuke bitewe n'icyo Imana iguhaye gukora. Yaba kuri uyu muyoboro wa Robert ndetse n'amasengesho, murabizi ko yari umurimo dukora. Imana ishimwe, ukwezi kwashize kwa kabiri najyanye n'amasengesho dusura umuntu numva ndishimye, ndetse n'uko kwezi tugiye kujyamo hari undi mubyeyi ejo nabonye Masaka umutware yaramutaye asengera muta n'abana, uri kumva Nekada ageze ahantu baba gahinda karanyica nanga kurira nyine byende by'abagabo, ariko mpitamo umuhigo nawe ko tuzajya kumusura. Ubu rero nawe Yesu nadushoboza cyangwa se namwe n'abashaka gufatanya natwe tuzajyayo kandi Imana izabikora. Uyu munsi rero nje kuganira nshingiye ku ijambo ry'Imana. Iki kiganiro cyitwa Gospel Talk. Nakiriye amasengesho amaze asuhuza inshuti zacu, tuganire kuri topic mfite ivuga ngo mbese amafaranga yacu dutanga ahuye neza naho Yesu yavuze tuyatanga. Ubwo ndi kubwira abantu bitwa ko ari abakirisitu, yaba intama n'ihene zose ziri mu mukumbi, sibyo? Muri kunseka ariko ubwo mvuze mu buryo bw'umwuka, yaba intama n'ihene, abantu bose bari mu mukumbi, sibyo? Basenye nguhaye ikaze. murakoze. Nsuhuje abantu bose kuri Prince Robert Rwanda ku Ibuye Rizima TV, bo tubana umunsi ku munsi. Mwese muhabwe umugisha n'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Turanezerewe cyane iyo tugarutse imbere y'amaso yanyu, by'umwihariko twahuye twembi, dore ko nabyo bisaba igiciro gikomeye ndetse n'imbaraga zikomeye z'Imana. Kamusabira umugisha kuri kamera, Imana ije guha umugisha pe. Amen. Rero turishima cyane, ariko byose tubikora kugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze buyobokwe neza, kuko kuba bwubakitse bwo burubakitse, Oya none se kugira ngo bukomeze buyobokwe neza. hari umuntu wavuze ngo itorero rya Kristo ngo rifitiye igishyika, uri kumva? Arifitiye igishyika. Ndavuga ko ariko watuje, urifitiye igishyika ko rikuruta rikaba rinduta, ko ryaweho tutarabaho nitunagenda rizakomeza kubaho. Nyiraryo niwe urifitiye igishyika kandi yanashyizeho n'imirongo fatizo. Haravuga ngo naho amarembo y'ikuzimu yazikuka. Urundi bivuze amarembo y'ikuzimu bivuze iki? Amarembo y'ikuzimu bivuze amadini. Okay. Amadini se si amarembo y'ikuzimu. Ariko abantu buriya bajya, ariko Imana ijya ibabarira abantu. Roba, wenda twinjiye no muri icyo kiganiro dutyo, hari agahinda gakomeye. Abantu benshi naje kubona impamvu Bibiliya yita amadini amarembo y'ikuzimu, ni ukubera ko Bibiliya amadini niyo azarimbura abantu benshi kuruta abazarimbukira mu byaha. Donc batigeze bajya mu madini. Yego, ni amadini niyo azarimbura abantu benshi. Ibyo abantu babimenye. Kubera iki? Baze gusoma mu butumwa bw'isiko bwanditswe na Mateyo 23, basome kuri 14. Niyo bahera kuri 13, 14, 15. Kandi ubwo batuma mpasoma wenda mbere yuko nsubiza ikibazo, kuko iyo bigeze aho ngaho ho rwose wa mugani wa babandi ati mba numva isukari izamutse. Hari ukuntu mba numva isukari yo mu buryo bw'umwuka izamutse iyo ndeba abantu bakiri kuri abantu bari kurimbuka isukari irazamuka cyane rwose. Ariko nanjye hari abo mbona nkabona isukari yanjye barayizamuye. Ejo hari umukobwa umwe yarayizamuye ahantu hamwe ari gutera imitomo umugore mugenzi we ngo yaba Bibiliya icyandikwa ngo yagashyizemo page ye, ndavuga ati urayizamuye reka nkwihorere. Ahubwo nuyizamuye inshuro ya kabiri nzazana inkoni nta mikino yagiye. Hari ubugambo bwo kureshyareshya abantu bwo mu banyamadini, mbwita ibiganza bikirigita intama z'imbagwa cyangwa byagaza ingurube. Urabona ingurube hari ukuntu bayagaza bagiye kuyikubita umuhini mu mutwe, ko burya ingurube uburyo bayica barayagaza bagahita kubita umuhini mu mutwe bagahita bayica, kuko utinze yakurangiza nayo. Ubwo bugambo rero buba bumeze nk'ibyo biganza byagaza izo ngurube, kandi abantu babukunda kubi kuko nyine ni za ntama z'imbagwa. Ariko mu by'ukuri turebye
urebye uburyo Bibiliya yanditswe ntabwo Bibiliya ari igitabo cy'amateka cy'abakoze neza nimba yaranamushimiraga ko yakoze neza oya Bibiliya ni impumeko y'Imana kandi iriya mpumeko y'Imana Imana yayihumetse ifite gahunda ifite n'icyo ishaka kwigisha ntabwo rero ari igitabo cy'amateka azafata igitabo cye nimba ashaka kumwandikamo amateka ye yaragizwe nayo amwandike amutoture uko abishaka ariko ntibakajye bakinisha ikintu cyitwa Bibiliya ibyo ni bya bindi wa muririmbyi 198 yaririmbye ngo yewe kintu cyazanye ibice mu itorero ry'Imana bikarisuzuguza abataririmba yego bene abo batuma abantu batari mu itorero basuzugura ibi bintu uwo muntu azi hano ari we wese yego 23 Matayo 23 duhereye kuri 13 aravuga ngo ariko mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona ishyano kuko mwugarira ubwami bwo mu ijuru ngo abantu batabwinjiramo namwe ubwanyu ntimwinjiremo kandi n'abashaka kwinjiramo ntimubakundire icyo nicyo gituma bavuga ngo amadini ni amarembo y'ikuzimu ibaza abantu bugarira ubwami bw'Imana kandi nabo ubwabo ntibinjire n'ubishaka noneho ntibamukundire icyo rero urumva ko nimba barangije kugarira amarembo noneho bagakomeza gushishimashima abantu bababwira ati mwahageze yewe ntimugire ikibazo murinjira mujya he ko mwahageze kandi kumbi bayugariye 14 ngo mwebwe banditse n'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona ishyano kuko murya ingo z'abapfakazi kandi mugakomeza kuvuga amasengesho y'urudaca muryarya nicyo gituma muzacirwa iteka riruta ayandi abo ngabo barumva ibihano bibakwiriye ndashaka kugera kuri 15 avuga ngo mwebwe banditse n'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona ishyano kuko muzererezwa mu nyanja no mu misozi no guhindura umuntu umwe ngo yemere idini yanyu ariko iyo ahindutse mu mutima abaruta inkubwe ebyiri ku mwana w'igihenomo Imana itugirire neza rero urumva ko umuntu wese wabaye umunyedini cyokora hari ukuntu Yesu asigaye abigenza neza wajya kumva n'umunyedini uyoboye idini aracitwa arabivuze kavuga ati nuba umunyedini umenye ko uzarimbuka kandi ubwo ari kubibwira iki abanyedini ariko nyine hari icyo Yesu yavuze ngo bazaba bafite amaso batabona bafite n'amatwi batumva kuko yaba bumva bakabaye nyine bumva ariko umushumba avuze ngo iki ko yadufasha akatugira wambaje naramukunze yaravuze ati twe twafasha abantu tubigisha idini aho kubigisha Kristo ati nabo rero bahinduka abanyedini aho kugira ngo bahinduke abakristo cyangwa abana b'Imana umuntu yakiryawe cyangwa arerwa uburere se ubwo urezwe wose baravuga ngo uburere buruta ubuvuke uburyo bavutse nyine wenda bashobora kuba barabyawe n'umwuka wera ariko noneho bitewe n'uwabareze n'indero babonye ubwo nyine bikarangira bapfapfanye baruvuze uti ese wenda nk'ibigendanye n'amafaranga abantu batanga mu murimo w'Imana donc babyita umurimo w'Imana nako kuko ijambo ry'Imana ubundi riratubwira ngo umurimo w'Imana ni ukwizera uwo yatumye umurimo w'Imana ni ukwizera Kristo iyo wizeye Kristo uba ukoze umurimo w'Imana ibindi rero by'imirimo myiza ari izana tuzajyana nayo abantu wasobanuye neza hari icyo bita imirimo myiza iherekeza umugeni hakaba n'icyo bita umurimo w'Imana ubundi umurimo w'Imana ni ukwizera uwo yatumye noneho imirimo myiza ariyo bita ibishyingiranwa nibyo bishyingiranwa umugeni donc umugeni yakunze ubundi umurimo ukomeye ntabwo ari uko ugura intebe amavarisi amarido ibi byombo uzajyana ku musore umurimo wa mbere ukomeye ni ugukunda uwo musore ukamwemera nawe yakwemeye arakureheje uramwemera impamvu ubonye nsa nk'upuwentinzeho nkatinda cyane none twaba dufite abantu bari kugura ibirongoranwa n'ibishyingiranwa nta muntu wabahaye karibu mu bukwe nta n'uwabashoye urukundo wabyumvishe neza cyangwa dufite abantu bagenda bagahita babwira abantu ati ntabwo mwabimenye ngiye kurongorwa muze mugure ibishyingiranwa muze mugire vuba vuba mwubake n'inzu mutere n'amarangi hari ubukwe kandi hari ubukwe nta mugabo bagira cyangwa nta n'umugore wabemeye ariko nyine babona abandi bari kugura bagura nabo bagashishikara bakajya kugura kandi bakajya kugura nta bukwe bafite nta mukwe bafite ntawe idini rero icyo rigukorera riraguhamagarira kukubwira ati ngwino ujye kugura ngwino ujye
kuzana ibirongoranwa gusa ntabwo tukubwira ko ari ibirongoranwa uri kumva turaguhisha umurimo ngwino uri gukora umurimo w'Imana donc urumva ntabwo tukubwira ko ari ibirongoranwa uri kugura ntabwo ari ibirongoranwa wowe ni nkaho uri kureshya umugeni cyangwa se uri gutuma umugeni akwemera cyangwa umukwe akwemera donc uri gutuma umukwe kora ibi bintu umukwe akwemere uri kubyumva ariko mu by'ukuri ntabwo umukwe akwemezwa n'ibyo wakoze ahubwo warakureba akagukunda kuko Imana yatumenye kera. Haleluya. Imana yatumenye kera twebwe. Ubundi umusore yikundira umukobwa. None aba bakobwa b'abagore barindwi bari gushaka gufata umusore w'abandi. Wowe nyemera njye kugura ibirongoranwa gusa. Nimbigura ubone mfite amafaranga menshi ngenda bigura mbizane wowe dukora ubukwe nugira ikibazo ngenda azana itirwa izina rya nushaka ntuzajya utaha iwanjye. Hari Rutayisire yarambabaje ngiye ninjya mvuga nk'abantu wenda bato nshobora kutakunda gutanga urugero kuri bo ariko nukuri ngewe hari nk'umuntu ugaragara ngo ni docteur cyangwa se n'umuntu oya ni docteur bishireho nitwa docteur umuntu witwa ko afite intambwe ateye mu by'iyobokamana abantu bareberaho kwa arambabaza kantera gahinda yaravuze ngo oya nyine arambabaza yavuze ibintu bitakabaye nuze mushaka yi oya jewe urabizi ko nge ndi ku ruhande rwa Rutayisire uramushaka yi nge ikintu mushaka ho rero uramushaka yiki ikintu mushaka ndashaka ukuri ko ukuri yitirirwa ko ari ko agaragaza woye ni ikibazo cyanyu mwihoma ku bantu bari muri gahunda na agenda zanyu uri kumva mwe ubundi ikintu nabonye kimwe mu bintu cyica abitwa bera uri kumva mubona abantu bibereye muri aferi zabo mugashaka kuvuga ngo nimuze tujyane kandi tugashaka kubihoma dushaka kubashyira mu madosiye yacu batari mushyire hasi muvane mu madosiye yacu ntabwo arimo gusa nyine yarari kubwira abantu bitwa ko bari kwiga ijambo ry'Imana arababwira ngo ngiye rero ngo ubundi ukuntu bimeze ngo bavuga ko ijuru nyine ngo hazaba hari amakamba ngo ariko ngiye rwose ngo reka mbabwire ngo ngiye ngo nimbona umuntu ngo mbonye umuntu ngo nabwiye umuntu ngo ndamubwira ngo niyo nujya mu ijuru nugerageza ukajya mu ijuru wenda nta kamba ufite ngo nzabwira marayika ngo iryanjye ntari kwihere ngo iryanjye ntari kwihere ngo wenda njye gukubura mu ijuru bamumwe njye gukubura ngo pfa kuba narigezemo gusa ngo njye nta shyari nzaba mfite aho napfa kukugarukiraho gakeya ariko ibyo bavuga arega umva nkubwire masengesho ariko umuntu ashyizemo n'iby'ijuru n'uburyo abantu babayeho masengesho kandi iteka ryose ngunda kubibwira n'abandi bizera bagenzi banjye twizera kimwe uburiya umuntu atanga icyo afite nimuganye musaba abantu uri kumva ngo babahe ibyo badafite wenda uzajye gukubura mu ijuru katwigarukire ntabwo ari byo turi guharanira nabonye ejo bundi ari kubabwira ngo isi iraryoshye ngo kurusha uko ngo ijuru ngo manza gushaka ibya hano mu isi ibyo mu ijuru abishaka cyangwa ari kwigisha ibyahishuwe ni binini reka tujye twiganira hari igihe tuvuga nyine abambari n'abayoboke bagahita bavuga ati ngo baravuga ngo ariko ngo abantu b'abandi muba mubavugiriye yego rwose turi hano natwe nituvuga amafuti umuntu yemereye kuza akavuga ati masengesho wavuze amafuti kandi abantu bajya banabikora wavuze amafuti ibyo bintu binyuranye n'ijambo ry'Imana Imana yaduhamagariye kuba abami n'abatambyi ntabwo yaduhamagariye kuba abapranto bakupa mu ijuru abantu rero tujye twumva ijambo ry'Imana mu buryo rivuga arega mujye munyumva abantu babyihorere gusa abantu bo bafite uruhande bafashe barimo bakomeza ibyabo nyine mbabajwe wenda ubwo wa mugani sinakabaye mbabazwa n'ibyo umuntu yavuze nakabaye mbabazwa n'izi ntama nyine ziba ziri kuruta abantu inkubwe ebyiri zaje zishaka kwinjira ntago z'ubugome bwazo uziko intama ari zo mbi kurusha abashumba maze kubibona nyine si nkubwe ebyiri urumve ubundi Elisa yari afite umwuka ukubye inshuro ebyiri wa Eliya niyo mpamvu Elisa yakoze ibitangaza birindwi uzagira itonda n'intama uziko intama yakugongera 15 mu gihe
umushumba nta kintu mwaba mupfa. Eliya yakoze ibitangaza 7, Elisa inkubwe 2 akora 12, kandi noneho kuri Elisa nk'inkubwe 2 kugira ngo umenye ukuntu ibikomeye. Igitangaza cya 14 yagikoze yarapfuye, no mu magufa y'inkubwe 2 aba harimo izindi mbaraga nyine zo gukomeza guhanga. Niyo mpamvu nyine aba ari ikibazo gikomeye. Ntabwo yakoze ngwiki ariko ubwaje nakubwiye ko zitarisha mu rume kwagiye uzireka. Reka twikomereze tuba dukora ikiganiro gutya, ariko twari turi kubabwira ko umurimo w'Imana ukwiriye gutandukana n'imirimo myiza twebwe dukora. Umurimo w'Imana ni ukwizera, kandi mw'abantu mwe mukora icyitwa imperekeza. Yego, Bibiliya nayo yashyizeho declaration, nta kintu na kimwe Bibiliya itadekaraye. Hari ijambo ryiza rivuga ngo hahirwa abantu bapfa. Ngiye kuvuga abantu bahiriwe, nubwo n'abadahiriwe muze kumva. Hahirwa abantu bapfa bapfiriye mu mwami, ngo imirimo yabo myiza ikabaherekeza. Umwuka yavuze ngo yakofaminze. Umuntu wese upfuye umwuka adakofaminze ku mirimo ye, Bibiliya iravuga ngo iyakora mu rukundo izapimwa, itarakora mu rukundo izashya. Iyi mirimo rero abantu tumanze kukuraho urujijo, sibyo? Ko iyi mirimo idahesha umuntu ubugingo buhoraho. Turi kugendana. Iyi ni imperekeza, sibyo? Y'umugenzi wamaze gukora umurimo w'Imana wo kwizera Yesu ko ari umwami n'umukiza. None aha ikibazo nibaza gishamikiye ku kintu cyitwa icya 10 n'amaturo atangwa. Twabonye urubanza Yesu yadekaraye ruzabo mu gihe cy'imperuka no guca imanza, ziko Yesu ari umucamanza utabera. Azabwira intama ati nimuze iburyo bwanjye, abwira ihene ati nimuze ibumoso, muze abo data yagize gute yahaye umugisha. Muraganwa ubwami mwagenewe guhera kera, uri kumva, nabera bose, sibyo? Ariko yerekana imirimo ibaherekeje abo bantu bahawe ubwami. Aravuga ati mwakoze ikintu cyo kunyizera, murangije kunyizera, uri kumva, nshonje murangaburira, nambaye ubusa muranyambika, ngiye mu nzu y'imbohe muransura, sibyo? Bamubwira ati twabikoze ryari? Kuko hari ibindi bintu bikorwa byitwa ngo n'umurimo w'Imana. Ubwo naba ari kubibaza, hari abandi bantu bazi ko ari ibintu byitwa ngo n'umurimo w'Imana bikorwa. Ibyo bintu Yesu avuze bari kwibaza igihe byakorewe, kuko abenshi ntago bari bazi ko ari wo murimo mwiza. Ubu abandi bazi ko umurimo mwiza ari ukujya muri studio, njya nkunda kubivuga, ari ugutanga amaturo menshi bakakwandika mu gitabo cy'imbere. Bazi ko ari wo murimo w'Imana, bazi ko ari wo murimo w'Imana, rukumva, kubaka izi nzu zubatswe n'abana b'abantu, sibyo? Masengesho abantu nubwo dushinzwe guhagarara ku munara tukaburira abantu. Aba bantu turababwira yuko iyi mirimo bari gukora atari imirimo y'ubwami bw'Imana. Gute tuguje na Bibiliya? Ni Bibiliya nyine ikwiriye kudusobanurira ibyo ari byo. Kubera ko buriya reka dusome Yohana ibice 6, dusome umurongo wa 29 cyangwa kaduhere no kuri 28. Aravuga ngo baramubaza bati tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana? 29 arabasubiza ati umurimo w'Imana nguyu nuko mwizera uwo yatumye. Baramubaza bati urakora kimenyetso cy'ingo ngo tukirebe tukwizere, icyo wakora niki? Basogokuruza ngo bariraga manu mu butayu, ibintu by'imitsima nibyo bamuzaniye. Urumva we ari kubabwira ibintu batari gushyikira. Yarababajije ati ubundi kuki mutizera niki? Baramubaza ati ko umurimo w'Imana utubwira gukora n'uwuhe? Aravuga ati umurimo w'Imana nuko mwizera uwo yatumye. Avuga ati urakora igihe kimenyetso se kigendanye n'imitsima, ko ibyo bintu byo kwizera atari ibyacu. We tubwira ibintu bigendanye n'imitsima bigaragara bifatika, byo kurya, byo kunywa, byo kwambara, visa, tuzamure hejuru cyane, dushyire mu birere. Uri twe umuntu uzutumanura tubwira ibyo bintu byo kwizera ngo nukumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bizaba. Ntabwo ibyo bintu tubishaka. Bavuga ibintu birimo imitsima, umvisha ahantu bahise bamumanura. Urakora kiye gitangaza kuko basogokuruza bacu bariraga manu mu butayu, ibintu by'imitsima nyine bagahita bizera ko ariyo. Ubundi iyo manu ibyo uri kuvuga wowe nibiki? Arababwira ati ariko burya ninjye mutsima w'ukuri. Avuga ngo ariko Yusi we mwene Yosefu na Mariya ntibatuye hariya bashiki be rega nuko Bibiliya bitanditse byose. Buriya aravuga ati nguyu injiji yo kwa Mariya koko
urumva rero nagira ngo mbamenyeshe ko Yesu niwe wabyisobanuriye, asobanura umurimo w'Imana uwo ari wo, ko umurimo w'Imana ari ukwizera uw'Imana yatumye, ariyo kwizera Yesu Kristo n'amaraso ye n'umurimo we, kandi akaza akaba inshuti yawe, akaba muri wowe ukaba muri we, niwo murimo w'Imana. Hanyuma bo rero bashaka gushakira imirimo y'Imana mu bifatika. Aba bafarisayo ni nabo babwiriza b'ijambo bitwa ko ari ababwiriza b'ijambo ry'Imana b'iki gihe, babwiriza abantu nyine ngo gutanga ibya 10, ngo amaturo, ngo muzane, ngo mwubake isengero, ngo Imana ngo irabyandika. Paulo yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo umuntu wese yirinde uko yubaka kuri urwo rufatiro, kuko ngo umuntu ushyiraho ibyatsi, n'uwubakaho ibikenyeri, n'ushyiraho ibiti, n'ushyiraho amabuye, n'ushyiraho izahabu, ngo buri wese ajya abikora azirikana ko umurimo we uzapimishwa umuriro. Umurimo we uzabura ugashya, ngo we ashobora kuzakizwa ariko ameze nk'umushumu ukuwe hehe mu muriro. Uramutse ukuwe mu muriro ni ukuvuga ngo ugenda ibintu byose byahiye, nawe ushobora kuba wakomeretse. Umuntu aje kugutabara inzu yahiye, yaguhiriyeho kabisa, cyangwa ukura mu modoka iri kwaka, icyo gihe nyine imyenda yawe iba yahiye, na dukeya tugukuraho uba ugiye wambaye ubusa. Abo bantu bashobora kuzakizwa ariko bameze, nyamara barashishikazwaga no kurundaho ibyatsi n'ibikenyeri. Abantu rero barundaho ibyatsi n'ibikenyeri, ntawe ubihakana ko atari imirimo, ariko ni iyiki izapimwa, izarenga ku cyiciro cya kangahe cyo gupimwa. Oya, reka tugendane gakeya, tumane tubishyireho umurongo. Uyu ntabwo ari umurimo w'Imana, ni imirimo myiza, ni imirimo myiza. Ubundi umurimo w'Imana twawuvuze, twageze ku mirimo myiza. Rero imirimo myiza ijambo ry'Imana rirayisobanura hano muri Matayo 25. Ariko reka tuze tubanze dusobanure ku bintu bigendanye n'icya 10 wenda. Icya 10, reka mbanze mbwira abantu ko namaze igihe kinini ndi umwigisha mwiza w'icya 10. Banze nsabe n'imbabazi abantu bose wayakuyemo rwose, sinjye bagihaga, nta muntu wakimpaga, ariko idini ryampaga gatute. Umuntu uzi kuvuga icya 10 neza, mbega ibintu aba ari ikiguzi cy'agatute, aba ari turufu, aba ari boro, aba ari umuntu ukomeye, umuntu uzi kuvuga ibintu bizana amafaranga mu idini. So nge rero barakinyigishije, barankomveka, ndangije kuba komveke, nanjye njya gukomveka abandi, tukababwira ko nyine umuntu udatanga icya 10 ni umujura, yibye Imana ibye. Nkabasomera muri Maraki, uri kubyumva, Maraki 3 rwose. Iyo uhere nko ku murongo wa 7, usanga buryo cy'abantu bimye Imana ibyayo, bakavumwa wa muvumo, ndetse ubwo ngubwo nyine ari abajura, niyo mpamvu bahomba, ariyo mpamvu barwara, bagira ibiki. Bakambwira ati none muntu w'Imana tugire gute ko twumva twibye, turi ingegera, twese turi ibisambo? Nta muntu ise nihazamura umuntu wumva kiranutse ku cya 10 hakabura n'umwe. Vuba muhaguruke muze mwihane, ayo ufite yose yatange, shyiramo hariya vuba tugusabira Imana. Ati none se udafite ikintu yazanye hano, genda utekereze ikintu cyawe gikomeye kiremereye, uze nyine ukizane mu nzu y'Imana. Oya, hari ukuntu ahubwo badukubitagamo siyasa, akavuga ati niba nta kintu ufite, reba mugenzi wawe ufite iki. Ubundi hari ubujura bubiri bibera mu madini, abana b'abahungu bagiye kurongora nta kintu bafite. Ubwo ni icya mbere, sibyo? Icya kabiri, izi siyasa zo ntizari ziteye ubwoba. Genda urebe ikintu, ubwo agahena kabara kazituye, nibara ko yarariho akagare ke, akagenda ati nkurikije ibyo n'iby'Imana n'ibyinshi, nibi ntibyavamo, ni munsabira imbabazi. Tukongera tukamusabira imbabazi, ariko tena ejo akongera akakirya. Mbibutse ko iyo ushaka kuyoborwa n'amategeko, ijambo ry'Imana rivuga ko usitaye ku itegeko rimwe ubu yasitayeho yose. Icya 10 ku kibara bivuga ko ugomba gutanga icya 10 n'igisogi na nyiragasogere na Enisi na Kumino n'ifu, nta kintu na kimwe utagomba gutanga icya 10. Icya kabiri ni uko icya 10 cyigishijwe nabi. Reka tumanze tugikandire tugire nkaho tukemeye. Cyigishijwe nabi mu buhe buryo? Umuhinzi arahinze, yejeje ibiro 500, ugahita umubwira ngo nazane ibiro 50, ngo ubwo ni icya 10. Si kimwe cy'icumi se, ubwo ni 50. Ariko mu by'ukuri Bibiliya itubwira ko ari kimwe cy'icumi cy'ibyo wungutse. Kimwe cy'icumi cy'ibyo wungutse. Ubwo wari ukwiye gukuramo ikode ry'umurimo, ugakuramo imibyizi wahahinze, ugakuramo imbuto
wahateye ukayibarira igiciro cyayo, warangiza byose n'abasaruye ugahura paka n'imifuka wabihunitsemo ukayikuramo, warangiza ugafata ibyo usaruye byose ugakuramo ibyo wabaze washoye, igisigaye ni inyungu. Wenda ubwo reka tuvuge ko wasaruye imifuka wenda ibiro 500, ikiro ni 1000, ni 1500, urabaza usanze warashoye 400, sibyo? Ugomba gufata ibyo 1500 ugakuramo 400 washoye, hagasigara 100,000, akaba ari byo utangira iki icya 10 1,100 ni nangahe? Ni 10,000. hakuzi ko ariyo mpamvu mbonye Yesu ko yaje gukiza abantu ububata n'uburemererwe. Ubundi iyo mibare abafite ubushobozi capacity yo kubara ni bangahe se? Noneho mwidini ese cyo kivuga yuko ngo ni inyungu y'ibyo. Yes, si kimwe cy'icumi cy'ibyo wungutse, ni umugabane wa kimwe. Abantu bize economy cyo bita profit. Inyungu ni profit. Ni profit, sibyo? Yego. Profit ni iki? Yego. Ni umubare ubara ukuyemo ibyo washoye byose ugasigarana ibirenga. Ni umusaruro mbumbe gukuramo igishoro. Niyo bita profit. Yego. Hanyuma dime. Yego. Ubwo ndi gukoresha indimi z'amahanga kugira ngo abantu babyumve neza. NDCM cyangwa se dime. Kimwe mu 10. Yego. Sibyo? Yego. Ni ugufata ya profit wabonye ugagabanya ugakuba ni rimwe, ukagabanya ni 10. Uwo mubare ubonye ni ukwiye gushyirwa abitwa Balewi, nabo Bibiliya mu Isezerano itemera, kuko bari muri juwarore y'ubutambyi, kandi umutambyi mukuru aradusaba icya 10 cyo kumwizera. ni ukuvuga nyine niyo mpamvu twabanje kubwira abantu ko umurimo w'Imana ari ukwizera uwe yatumye. Hanyuma rero abantu bamenye buri abanyamadini reka mbarabure n'ubundi ntago wabareka kuba abajura. Kambarabure mwa abanyamadini n'ubundi bujura bwanyu ntimuzabureka, ni nacyo muzarimbukira ukuri, sibyo? N'ubundi zinama zemewe kunyagwa no gukurwamo inzara yaba izinanutse n'izibyibushye, niko ijambo ry'Imana rivuga. Muhindure strategy, mubigishe magati mwami Yesu yaje gucuba ububata, ahubwo kubera ko dufite intyoza n'indyarya zizi kubita karimi, ibyo azajya gutegeka. Ibyo bintu by'uko azajya gutegeka rero byaba bitumye ushaka ko bategekwa n'umwuka, kandi mu idini kirazira kuyoborwa n'umwuka. Iyo uyobowe n'umwuka, idini ugomba kuyoborwa na profete, na bishop, na pastor, referent. Ubwo kubundaburije kandi akantu bashyizemo bagira ngo umwuka wera ni utwara abantu. Yazi umwuka yatwarwa n'abatamugira, arabatwara nyine habaho ubushakashatsi bwo kujya gushaka ngo umwuka batwaye. Ijambo ry'Imana ngo bashakashaka uko bamenye iby'umwamashi. Naho nari mbashyize none ubakuyeyo. Ntabyo kuborohereza mbashyira aho batari. Ibyo ni ukubapanga mu myanya batarimo. Bareke kwipanga akazi. Ni ukuvuga ngo rero mu idini ho barakwigisha bakakubwira ati niyo wahura n'umuntu akakugurira fanta ya 5 ngo senki sabara yacu. Ibyo ni utayamira wowe utayamira ese kandi nukuyemo igishoro cya fanta. Yego. Sibyo wenda basi nibigura igihugu. Ni twumve neza ni kimwe cy'icumi cy'ibyo wungutse. None se ubu ngubu umushomeri wamuha IBM atanga TVA. Ubundi TVA abantu bajye bamenye umuntu udacuruza atanga TVA. None se umuntu ngiye nkuguriye fanta wunguta ngahe washoya ngahe, hajya habaho inyungu nta gishoro. Oya ubwo tuhure mu mwuka, uri kumva ubwo akantu uvuze ngemba nkajyanye mu mwuka. Uri kujya gutanga TVA uri umushomeri, nurahishurirwa Kristo, none ugiye gukora imirimo yo muri Kristo. So nukuva oya imirimo muri Kristo yo nturanayigeramo kuko ibyo si nyine uri umushomeri we nturageraho bakwiye gukora umurimo. Nturanahagera kwa. None umuntu arashaka gushutse ngo ngwino ujye gutanga TVA kandi uri umushomeri, ukora iki? Ikibazo gikomeye. Wowe utanga ibya 10 n'amaturo. N'ahandi abantu bisanga mu nuramenya umutambyi mukuru bikanabacanga. Noneho rero urumva ibyo byose n'ibintu by'ubujura bibi by'inyigisho mbi ariko abantu bajyamo bikabayobya. So noneho rero reka tugaruke usibye no kuba cyarigishijwe gutangwa abantu bakaba bagitanga no mu buryo butari bwo. No mu Isezerano rishya ntabwo dutegekwa gutanga icya 10 kuko ijambo ry'Imana abantu baze kudufasha barisome mu kubara ibice 18 umurongo wa 20 aho Imana ubwayo yabwiraga abatambyi abo kwa Aroni yari hamagaye ko batazigera bagira umugabane mu Bisirayeli, ahubwo ko Imana ari yo mugabane wabo
kandi kuko n'uyu munsi itorero uri kumva n'uyu munsi abera bose bo mu isi bose nta mugabane na gakondo bafite hano mu isi kuko iwabo ni mu ijuru niho bategereje umukiza ko azagira gute kwazava. ubundi reka nkubwire abantu mudukurikiye nimujya musoma ijambo ry'Imana mujye mugira guhishurirwa murebe ngo ese abisiraheli nk'igishushanyo mbonera cy'itorero basobanuraga iki. n'uyu munsi abera bo mu isi bose imfura z'Imana yishimira gakondo yabo ni mu ijuru. Imana ihamagaye Aroni imuhamagariye umurimo w'ubutambyi nk'uko inkoni ye yari imaze kuraba yamubwiye ko abatambyi batazigera bagira gakondo mu Bisirayeli ahubwo ko Imana ari izaba gakondo yabo. Imana iragenda ibwira Mose itegekera Abisirayeli kujya bashyirwa icya 10 kugira ngo kibabere gakondo, donc niwo murima wabo, nicyo gihembo cyabo kubera ko ntabwo umutambyi muzakubitanira mu murima yagiye guhinga, ntabwo muzakubitanira mu business hari ya Nyabugogo ari kurangura intoryi n'akarote yataka, ntabwo muzahurirayo. Umutambyi aba ku rusengero ashinzwe gusengera abantu, ashinzwe kubatambira ibitambo, ashinzwe kweza urusengero, ashinzwe kumenya imirimo yo mu ihema ry'Imana, nibyo ashinzwe aba ku rusengero nta handi. Imana itegeka yuko bazajya babashyira amaturo, itegeka yuko bazajya babashyira icya 10 kugira ngo babashe kugira gute nabo kubaho. Icya 10 gishinzwe gukora iki? Icya 10 cyari gishinzwe kugaburira abatambyi, gutunga abatambyi baba ku rusengero, icyo ni icya mbere. Icya kabiri kugaburira abashyitsi bagendereye aho hantu. Icya gatatu cyari gishinzwe kugira ngo gifashe abakene, babaganye abakene bari muri bo hagati muri bo, kuko ntabwo Imana yemera ko burya mukora iteraniro ry'abantu bakennye. Waje no gukomoza uri kuvuga ati buriya dufite abantu, nabonye umuntu babaye dukwiriye kumufasha. Nibyo koko, ntabwo ubundi umukristo muzima ujya mu ijuru yemera kubana n'abantu afite icyo arusha. Iyo dusomye ijambo ry'Imana riravuga ngo abo mu itorero rya mbere ntibabagamo abakene, kuko bagurishaga ibyo batunze bagasangira kugira ngo bafashe bagenzi babo. Amadini rero uyo ni rusahurira mu nduru, ahubwo ni habana bakize cyangwa babakunda ufite, ni manguhe ni manguhe ubwo nuko bimeze. So no kuvuga ngo rero icya 10 Imana urabyumvisha impamvu yari yaragishyizeho. Noneho ndashaka kuvuga ububi bwacyo nihuse. Uyu munsi ububi bwacyo uyu munsi, ububi bwacyo uyu munsi, wenda ubwo ni ibintu byinshi ubundi sinabivuga ngo mbirangize. Ububi bwacyo uyu munsi, reka dusome Maraki ibice 3 umurongo wa 7 nkwereka ububi no kurimbuka. Abantu benshi bazarimburwa n'icya 10 kandi bibwira ko bagikiranukamo cyangwa bagitanga. Maraki 3:7 haravuze ngo uhereye mu gihe cya basokuruza banyu muhora muteshuka mukareka amategeko yanjye, ntimuyitondere nimungarukire nanjye ndabagarukira, ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga. Nyamara murabaza muti tuzakugarukira dute? Mbese umuntu yakwima Imana ibyayo? Ariko mwebwe mwarabinyimye. Nyamara murabaza muti twakwimye iki? Mwanyimye imigabane ya 1/10 n'amaturo, muvumwa wa muvumo, kuko ishyanga ryose uko mungana mwanyimye ibyanjye. Babyumvishe? Muvumwa wa muvumo. Yesu yaje gukora iki? Gukura umuvumo w'amategeko. Ubundi idini nkwereke ubundi ububi bwose bw'icya 10 buzingiye muri rino. Umuntu wese utanga icya 10 urumva kambisubiremo, yego, akaba ari cyo kintu azajya kumurika imbere y'Imana ko kimuhesha ubugingo, azarimbuka. Ubundi aravuze ngo ubundi Yesu tubanze tubwira abantu babeshya ngo barakijijwe batazi icyo bakijijwe. Abanyedini benshi iyo babajije ngo warakijijwe, yego, wakijijwe iki? Ibyaha. Twe ntabwo dukizwa ibyaha. Twe Yesu yaje kudukiza urupfu rw'iteka rukomoka muri Edeni, arongera dukiza umuvumo w'amategeko. Niyo mpamvu urwandiko rw'imihango rwaturegaga yarudukujeho kurubamba ku musaraba. Ariko kuko idini ritakwerura ibyo, tayari baracyari kubazanira ibintu bizana wa muvumo Yesu yadukijije. Ubwo bivuze ngo umuntu utanga iki cya 10 yego nk'urumuri ruzamugeza mu ijuru ni ikivume. Oya, si nk'urumuri gusa, ugitanga wese, iki ububi bwihishe muri iri jambo ni ukwihakana igitambo cy'amaraso ya Kristo. Kubera iki? Nimba ukiri gukora, donc ukumva ko uracyari muri cya gihe cy'amategeko wowe. Ijambo Yohana yanditse avuga ngo yaje mube abe ntibamwemera, mu bataramwemeye nawe urimo. Yego.
donc mu bataramwemeye nawe urimo kuko iyo umwemera ukaba warakoze umurimo w'Imana wo kumwizera wakabaye umenya umurimo yakoze ni uwuhe. Ese ubundi kuza kwa Kristo kwankijije umuvumo w'amategeko. Kubera icyanyijije umuvumo w'amategeko nuko ntashoboraga kuyasohoza. Kubera iki ntashoboraga kuyasohoza nuko ndi uwa kamere. Kubera iki ndi uwa kamere nuko kamere yanjye yandujwe na Satani. Urumva ukora icyaha wese ni uwa Satani. None rero Yesu yaraje kugira ngo ibintu amategeko ubundi niyo azana umuvumo. Ariko rero agakiza k'Imana gatera ubugingo. Agakiza kwizera Kristo bizana ubugingo. Iyo tumwizeye ya mategeko yose imbere yacu abapfuye. Hari icyo bita agakiza kazanwa no kwizera n'agakiza gaturuka ku mategeko. Agakiza k'amategeko ngo Imana yabonye ko nta muntu kigeze gashyikiriza ubwami. Imana ikagaye yohereza umwana wayo kugira ngo ikuremo ako gakiza kazanwaga n'amategeko katagize uwo kabasha gushyikiriza ubwami, bahabwe agakiza kazanwa no kwizera. Noneho uko kwizera rero niko duhagazemo uyu munsi. None umuntu aracyari gukora bya bintu afite ubwoba bwa wa muvumo Yesu yakuyeho. Ubwo ntihaba harimo ikibazo cyo kutamumenya cyangwa se harimo ikibazo cyo kutamumenya. No wamumenya ukamumenya igice ntiwemere n'umurimo yakoze, kuko ntabwo waba wemera ko yaje gukuraho uwo muvumo ukomeze kugenda utekereza ko umuvumo kuriho. Uri kubyumva uwirahuriraho ngo mwanze gukumi cya 10 ubu abantu birwa bakanywa amazi. We noneho nakiri uyu munsi Imana iramvuma, noneho ubu wamuvumo sinzongera kweza, sinzongera kugira ibiki. Donc babaye nk'abantu bari kugura ibintu agakiza kabo kagurwa ku Mana, cyangwa bameze nk'abari kugura no kuguranisha mu nzu. Bayita exchange. Ni nka exchange. Ariko mu by'ukuri ntago ari byo. Ijambo ry'Imana ritubwira ko Imana iduhera ubuntu muri Kristo Yesu. Imana niba ari umubyeyi wacu, ntabwo kugira ngo umubyeyi wacu agire ibyadukorera ari uko tubanza gushaka ibiguzi. Ahubwo Imana kuko ariyo yatubyaye, turabayo, turabaragwa. Icyo kiguzi cy'agaciro yatanze cyaduhesheje kwinjira mu bwami bwayo. Cyaduhesheje kwinjira mu bwami bwayo. Noneho Imana iri kunyigisha kuri iki kintu, yarambwiye ngo icya 10 kigiye kurimbura abantu benshi. Ndavuga ngo kubera iki kizabarimbura? Yambwa ngo mu mitima yabo bahora bicira imanza z'icya10 kuko bananiwe kucyubahiriza. Hase ntihari abantu bacyubahiriza. Yambwa ngo uzajye ujya mu nsengero, nari nkire gukora ivuga butumwa nabwo. Uzajye ujya mu nsengero umbarize uti umuntu wakiranutse ukiranuka 100% ku cya10, wumva umutima we uticira urubanza, nazamura ikiganza hajya mu rusengero roba hakabura n'umuntu n'umwe. Hakabura n'umuntu n'umwe wuzuza icya10. Bantu mu gitanga muri hano. Yego. Koko muragitanga. None ikintu kinangaje sanze n'icyo batanga atari icya10. Na nubwo ari icya10 batanga n'igishoro cyabo. Yego. Ni wa mungeri Bibiliya yavuze uzaza akabaga intama akazirya akaguguna n'inzara. Ako se buri umushahara, reka mbaze ikibazo cy'umushahara. Yego. Profi y'umushahara ni iyi. Profi y'umushahara uko bisa kose ujya wanabibara nabyo byakunda. Ujya mu kazi wararyaga. Kubyumva warategaga. Hari amakaramu wakoresheje, hari ibintu byose wakoresheje nyine kugira ngo akazi kawe kagende neza. Niba uhembwa 200,000 ntabwo uyobewe ubwo uzahera ku wa mbere ku itariki ya mbere ubara nariye ibiki. Oya tuganire. Niyo mpamvu amategeko azana umuvumo. Niyo mpamvu mbajije kugira ngo abantu bumve ko ibintu barimo. Yego. Bakwiye kwizera uwo yatumye. Uganiye n'umugabo utunze urugo. Yego. Umwe. Yego. Ufite akazi, abandi bo mu rugo rwe badafite akazi. Kadufate nk'urugero rwafu nk'umwanjye hano mu rugo, ninjye ushakisha. Yego. Nshakishiriza kuri YouTube. Yego. Nk'ubu guhera mu kwezi kwa 9. Yego. Ubwo buzageza nko mu kwa 4. Kuko nibwo natangiye kuba monetize. Ngiye bitarangira monetize. Yego. Ntago miruka guhembwa. Yego. Siga? Ariko icyo gihe twarariye. Twarambaye. Twaranyoye. Waza kudukorera imvateri bashobora kutujyana muri RIB bakadufunga tukavuga aho twakuye amafaranga. Sibyo kuko turarya. N'aba bantu bafite imishahara banumwe uwakora imvateri y'ibyo bintu muri kwita ngo muri gushaka profit y'icya10. Mukabara neza uko wakoze urugendo, uko waguze ikaramu, uko waguze uko byose ugashyiraho nuko wariye ku kazi. Wasanga nicyo cya10 ushaka gutanga nta kirimo. Tubeshwaho n'urukundo rw'Imana. Tubeshwaho n'urukundo rw'Imana, niyo mpamvu batanagikiranukaho nubwo biyitirira ko bagitanga. Ariko nabwo ntibabasha kugishyitsa.
niyo mpamvu abantu bose bacirwa urubanza kandi kuko bikururiye amategeko n'umuvumo wayo. urumva mu mategeko haravugaga ngo nimba ukoze gutya wagonze iri tegeko naryo rirakugonga, bagutera amabuye, bakwice, uravunguye umuvumo, uzakugenda ugende ku bana bawe kubera ko wananiwe kubahiriza itegeko ry'Imana. Abantu bumve neza rero ko ijambo ry'Imana nararisomye mu Baroma 14:23 hatubwira ko ikintu cyose umuntu akoze ashidikanya kiba ari icyaha imbere y'Imana. None ya mitima izi ko itagishobora gushyitsa icya 10 yicira urubanza, kandi umutima nama wawe niwe Imana izakoresha kugira ngo igucire urubanza rugushinje cyangwa rugushinjure. Ni ukuvuga ngo niba wicira urubanza imbere y'Imana, nta cyubahiro kiba imbere y'Imana gitsindishiriza uwatsinzwe. Nimba wowe ubwawe watsinzwe, kwizera kwawe kukaba kwatsinzwe, kugatsindwa n'amategeko utashoboye kubahiriza, n'imbere y'Imana watsinzwe kandi uzarimbuka, ntacyo uyibaza. Ariko nimba wizera, wegera ubwo buntu, utinyuke, utambuke imbere y'Imana. Kubera iki? Ntacyo wicira urubanza mu mutima, wizeye Kristo Yesu. Idini rifata ibintu byo mu mategeko ya kera, byo mu isezerano rya kera, rikabicagitiranya no mu isezerano rishya kugira ngo babashe kugira gute kuronka iby'ubutunzi bwabo. Abapasiteri benshi twaraganiriye, ndi gukora ubushakashatsi kuko nge ntabwo njya apfa gukora ikintu kuvuga ikintu ntakozeho ubushakashatsi, cyane cyane ikintu nk'iki kinjira mu myizerere. Ndababaza ubundi mwebwe mutanga icya 10 hehe? Hambwa se icya 10 tujya gutanga icya 10 shayi isezerano rishya ryemera icya 10. Kuki mwigisha abantu ngo bagitange? Ati nyine nibyo bidufasha, nicyo gifasha umurimo w'Imana kuko niho hava amafaranga menshi ugufasha umurimo w'Imana, imishahara, ibiki byose. Kuki mutababwiza ukuri? Ati se kuba bayatanga ubundi bagononwa bitwaye iki? Bajye bazanayo babonye nta kibazo. Ariko ububi bwacyo nge I don't care ku mafaranga yabo, nibashaka bajye baterura byose babashyire. Ariko ikibazo kimwe kirimo ngewe gituma numva mfite n'agahinda, ni ikigendanye no kuvuga ngo ese nukubera iki ukiri kwivumisha wasuzuguye umurimo Yesu yakoze? Uri kwikurira umuvumo mu gihe cy'ubuntu kubera iki? Uri mu gihe cy'amategeko uvanga n'ubuntu, uri kumva ibyo bintu uzi byari byo. Ibintu byose byatuzanira muri Kristo ni harimo kuvumwa, harimo imbabazi n'ubuntu. Ariko nimba ukikururira imivumo, icyo ni icyambere. Icya kabiri, niba uri kwicira urubanza mu mutima, n'ibyo uri gukora byose uri kubikorera hejuru ya 0. Abantu narababwiraga ngo mumanike turebe ko hari umuntu ukiranuka, nkabona ntawe. Imana ikambwira iti wabonye. Kandi ubwo bari kuririmba, bari mu makorari, abandi n'abavuga butumwa, abandi ni bwoko ki, abashumba bakuru ntabwo bajya batanga icya 10 kuko basobanukiwe icya 10 cyari cyo. Niyo mpamvu babwiye Yesu yavuze ngo abantu bemeye idini yanyu babaruta inkubwe ebyiri. Kubera iki? Hari ibyo bo bazi neza yuko nyine ari ibintu by'amafuti byaho barutira ahantu runaka badashobora gukora, ariko babwira abayoboke babo ngo babikore kandi bakabagira ababyizereramo nyine ukuntu, ku buryo ubyizera wowe ukabyizera ugahora ushakashaka. Ntabwo ijuru tuzarijyamo. Uzi kugira ngo umuntu abwire undi ngo ntabwo uzajya mu ijuru kuko utatanze icya 10, nimba imirimo yacu ari yiduhesha gukiranuka, agakiza amaraso ya Kristo atumari, ubwo buntu buri hehe? Ntabwo dukora imirimo kugira ngo dukiranuke imbere y'Imana. Imirimo dukora ni y'abana bo mu rugo. Matayo 25 hatubwiye n'iyo mirimo iyo ariyo, iyo dukwiriye gukora. Usibye ko abantu birwa bavuga iyo mirimo myiza nayo Yesu yarayisobanuye. Yivugeho yisobanuye. Nayo Yesu yarayisobanuye. Aravuga ngo gucirwaho iteka. Matayo 25:31, umwana w'umuntu ubwo azagaruka n'abamarayika be bose afite ubwiza bwe, nibwo azicara ku ntebe y'ubwami bwe, amahanga yose azateranira imbere ye, abarobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Intama azazishyira iburyo bwe, naho ihene azazishyira ibumoso. Umwami azabwira abari iburyo bwe ati, nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha, muragwe ubwami bwabatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Kuko nari nshonje murangaburira, nari mfite inyota mumpa icyo kunywa, nari umushyitsi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika,
nari ndwaye muransura, nari mu nzu y'imbohe muza kundeba. Abakiranutsi bazamubaza bati mwami twakubonye ryari ushonje turagufungurira, bazakomeza babimubaza, abandi bazakomeze babidusobanurire. Gusa azababwira ngo ubwo mwabakoreye birya barya, mwabikoreye barya boroheje munsi y'abandi, ndababwiza ukuri ko ari nge mwabikoreye. N'abanyabyaha hene nazo zirekarame, ariko twe ntago twigeze tukubona. Ababwira ati ubwo mutabikoreye aboroheje ni ngewe mwanze kubikorera. Iyo niyo mirimo myiza. Noneho ndashaka kubaza abantu, babaze ngo se icya cumi kiri hehe mu isezerano rishya? Yesu yibagiwe kukivuga, Petero yibagirwa kukivuga, Pawulo arakibagirwa, Yohana arakibagirwa, intumwa zose zirakibagirwa. Mu isezerano rishya icya cumi kivugwa hano muri Matayo 23, aho Yesu yari ari kubabwira ngo mw'abafarisayo b'indyarya mwe muzabona ishyano, kuko mutanga kimwe mu 10 cya nyiragasogereza na 10 na bya bindi byose, ariko mukirengagiza amagambo akomeye yo mu bwami bw'Imana. Ibyo mwari mukwiriye kubikora, ariko na bya bindi ntimubyibagirwe. Donc bo basoma ngo ibyo mwari mukwiriye kubikora, ntibasoma ko Yesu yabibabwiye ari kubacyurira. Donc nuko Yesu adatukana, ariko nababwira ko yabivuze asa n'unabatuka. Mwandyarya mwe muzabona ishyano. Iryo shyano bazabona kubera ko bigisha abantu ribona ikivume, ngo ibyo mwe mukwiye kubikora. Kubera iki iryo jambo naryo yarivuze ngo mwari mukwiye kubikora? Byari mu isezerano rya kera. Twongere twibutsa abantu ku isezerano rya rishya ritangira ku rupfu rwa Kristo Yesu. Ibihe by'imperuka bitangira Yesu avutse, ariko isezerano rishya ritangira Yesu apfuye. Ni nako yavuze ngo iri ni isezerano ryanjye ngiranye namwe ry'umubiri, yego ugiye gutangwa ku bwawe kugira ngo bize. Urumva nuza covenant cyangwa se agreement ntago yabaye Maria Sama, ahubwo yabaye Yesu azuka. Urumva rero niyo mpamvu yavuze ngo ibyo mwari mukwiye kubikora. Kubera iki? Imihango yose yari icyemewe, kuko yavutse atwarwa n'amategeko. Yesu yavutse atwarwa n'amategeko kugira ngo abashe gucungura abatwarwa nayo. Iki gihe nabwo ababwirira ijambo, nubwo yabibabwiraga ababwira ko bari bakwiye kubireka bakita ku magambo yo kwizera, yabibabwiye biri mu isezerano rya kera. None usibye iryo jambo, abantu bazigere banyereka ahandi hantu icyo kintu kivumisha umwana w'Imana, kikamutera umuvumo wo guhinga karumbye, kikamutera umuvumo w'uko abana be bavumwa, agacuruza agahomba, bakamwirukana ku kazi, imodoka ze zigashya, kikamutera umuvumo wo kuzabura ubugingo. Icyo kintu Petero yibagiwe, Yesu ntakivuga. Icyo kintu ntabwo kibaho. Ahangaha tugeze, yego, tubonye ko Bibiliya iyo uyisoma iravuga abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Yego, umwuka ntashobora kugutegeka imirimo itandukanye n'idini ritegeka. Ahubwo umwuka ntabwo yagutegeka imirimo ihuye n'iy'idini rigutegeka, kuko ni ibintu bibiri bitandukanye. Uri umukirisitu kugeza izi saha ukurikiye amasengesho